oya Karina oya ndazasubira ku ishuri gute ntabwo ari kunyigi umbasha ariko ni gute umuntu apfa nyambuye apfuye nyambuye ariko ibihe bibazo singe nago umuntu ni gute apfa nyambuye ariko para neza abana nkareba nk'urushyi w'umushi sha nawe urataha mu rwawe ibintu kaba kigize gasigaye karatsusuko yanzu ni yakapanga bayibisako hano ahubwo cyane ko n'umufunzi genda turavuganira mu rugo atihanga nuko mbwiye sha uzambwira uburyo ki umuntu apfa nyambuye mbona ukuramo umva ngenzanye bag nakindi kinzanya aha ngaha urumva umuzigo umva ngiye ibyo ngibyo nabyo nsibyo dore bag nabazaniye dore ngiye ikibazo funga ubu se koko urifata abantu bafite ibyago kaza ubabwira kuri ibintu by'amafaranga koko ajya gupfa siko atarineguje ngo agenda anyishyure oya nawe bro jya ugabana ibintu by'umushinya ayo mazi y'inywere ayo mazi y'inywere ya rwose bro nawe gabanya umushinya ariko ujye utwara abantu gakeya urajya kwishyuza abantu bafite ibyago basi uretse sha nanjye nibayiraramo sinzi ariko sinzi oya sinzi ubuse papa kuko oya rwose Karina ihangane ibintu byose birashira rwose ihangane oya mama papa ihangane oya Karina oya ndazasubira ku ishuri gute ihangane oya Celine ubuse nabwo ihangane n'ukuri biraza gushira mwana wanjye uzajya kwishyura gute mwana wanjye ko ntabwo twari twishyura se mama tuzishyura inzu gute koko mwana wanjye sinzi uko tuzishyura amasiko naba urabona gute nakundi nyirasi ko nawe wabisubiza inyuma Karina ihangane oya mumvire mu nzira we n'ibikimba numva hano ari kari kunyigeze bikisi munyishyura amafaranga ari oya nanyishyure vuba se umva njye nutanyishyura inzu murayivamo ubundi mama uri kunyigiza umva munsohokere mu nzu ntabwo ari kunyigi umfasha ariko ni gute umuntu apfa nyambuye apfuye nyambuye ariko ibihe bibazo singe nago umuntu ni gute apfa nyambuye ariko para neza abana nkareba nk'urushyi w'umushi sha nawe urataha mu rwawe ibintu kaba kigize gasigaye karatsusuko yanzu ni yakapanga bayibisako hano ahubwo cyane ko n'umufunzi genda turavuganira mu rugo atihanga nuko mbwiye sha oya Celine uzambwira uburyo ki umuntu apfa nyambuye karihangana mamagaye ko mbonye munzanye ku ruhande mushaka kumbwira iki mwabagabo okay ndakeka gahunda urayizi icyo gihe rero ngo tubwire umwanzuro
ese gahunda kuba nyizi mumfatiranyije n'umugabo wanjye ataramara na gatatu bamushyinguye. Uriya dushaka gukora bizinesi duciye ku mukobwa wawe twumvikana. Umukobwa wanjye Dushaka kuduhereza uriya mukobwa wawe tumukoreshe bizinesi ubyemera tutabyemera. mbese ubu ngubu aka kanya wanjye ko ibyo ntabwo bishoboka pe. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. wowe bitekerezo ushaka nta kibazo. ntacyo ariko ndi kumva bidashoboka nzabasubiza. umva bro shyira amazi kandi sikira amazi nawe ugiye kakifata. Ntabwo ndi nka shawo. Azi se cyangwa wibagije ibyo wankoreye buriya. Cucu gusa ibintu wankorera arabura nabibonye. Umfata unsebye mu bantu ngiye nari ngiye kwishyuza inzu zacu. Ubu se koko urifata abantu bafite ibyago kaza ubabwira kuri ibintu by'amafaranga koko. Ajya gupfa siko atabineguje ngo agenda anyishyura. Oya nawe bro jya ugabana ibintu by'umushinya. Ayo mazi y'inkwere. Ayo mazi y'inkwere. Ya rwose bro nawe gabanya umushinya ariko ujye utwara abantu gakeya. Urajya kwishyuza abantu bafite ibyago basi. Uretse sha nanjye nibayiraramo. Sinzi ariko sinzi. Oya sinzi. Ariko inzu ababyeyi bayidusibye njye nawe twembi. Ntabwo ugomba gufata imyanzuro wenyine rero tugomba no kubyumvikanaho burya. Uzayive mugende rero uyinsigire. Cyangwa nzayigusigire ngiye nigende. Ibyo rero nkubwiye ubyiteho kandi ubimenye. Inzu ni yacu twembi nta mpamvu yo gufata imyanzuro wenyine. Bari abantu ntabwo bari busohoke. Ngo ntago? Naho bari bujye. Ngo? Ngo ntabwo bayisohokamo? Ntaho wayuba. Umva, nawe nibura wo kuyisohokamo uzayisohokamo. Tuzarebe se. Cucu gusa. Hakunze amazi ngende inka. N'inka ntizikinywa amazi sha. Ndebera di. Umva usigaye uramvangira kagatuma narya amafaranga neza. Kazi ko sinzabaho gute. Wa muri isi se no umukino. Sa nawe azagira amahirwe. ubuzima nzakomeza kubamo gutya. Ese bari abagabo ibyo bambwiye wabikora n'ubundi ko nabyo ndi kuramira. Banjye se ko nta mubyeyi nawe bakora ntegeko. Shandaje ndabikurikirana ibyo byo. Aho nakubikora ko ntabwo nabamo. Ubuzima bumeze utya ubwo baransize nyirinzu ari kunsoramo. Ndaje nshaka icyo gukora. Ndaje mpamagare babagabo. Kabisa. Wallahi nabonye nakora akadada ari fresh neza kandi. Kumva man. Jewe iyo business nagiye kwitekerezaho neza man. Weho indaya. Urafata inda uzinjiza muri business bite? Mani bakora akazi neza mwana. Inda zikora akazi neza uzi ko ushobora kubona dufashweho mu bintu bya brag uri kuzana mu kazi. Iyi ni business twinjiriza. Kire sibyo. Tugomba kuyitekura neza. Nta muntu bizi.
Mungu mari ndi Kuni business. funny. Mungu mari ndi business nayo nshaka kwinjizamo mwana. Sinabisa business zawe zidashira. Business zinjiza nagushaka gukora amafaranga. Kumva man, niba ni nibyo biraya sindi. Kimba bizi ko bakora akazi neza. Kumva indaya ndio nabwo nzikunze muri business zanjye. Turi kumwe. Ndaya nshaka muri business zanjye niba ushaka ibyo gukorana n'izo ndaya. Jewe turashira hasi cya uhitemo dupasure. Chukwa nanjye chukwanje. Ukumvikana? Nabyumvishe man. Ariko nawe ugomba kuba umuntu w'iseri. Ni umuntu azanye innovation urukumva mugakira. Ugomba kukakira. Business wayishe business ikoni ibintu uri gushaka kurizana n'ibintu by'akavuyo. Buju umuntu w'iseri. Umwana wanjye wiriwe. Mama amenagisha wa mubebe witwa Celine. Umwana wanjye byanze kuko ubuzima turakomeza kubamo gutya. Mama tubaye mu buzima bubi cyane. Nyiri inzu. Ariko ari business nabonye ko turakora. Business? Yego. Mwana wanjye ubifashemo. Umva mama nta kintu nakora kugira tubeho neza. Naje ngiye kukwereka ari business nabonye ngiye kubanza nyipange neza. Iyo business ngiye kuyitekerezaho ndakubwira mu gitondo ukuntu bimeze. Okay? Mama nta kibazo. Ahubwo wowe bitegure vuba vuba cyangwa twava mu bushomeri. Ndabikora vuba mukobwa wanjye. Kandi nizere ko nidukiramo tugafatanya nta kizatunana. Ibintu byose nzakubwira ukora umwana wanjye uzabikora. Mama buri kimwe cyose nzagikora ku bwawe. Sawa mukobwa wanjye. Ndakwizeye kandi ndabizi ntuzantuzugura mbinyere. Sawa. Sawa mwana. Jimmy pakuyindekera ukumva kimba afite ikintu bashaka cyane business iri kujya hasi. Ntabwo yajya Business iri kujya hasi nta kuntu wowe ufata indaya nguzanye muri business. Byo ndi kubona gasanga ndigomba miliyoni 20. Hello. Nyine bya bindi narindi kubyemera. Si ngombwa kuri telefone reka nze murangire muhereze bya bintu abazanira. Ngiye kumurangira ntago nta n'iminota 5 ishize reka nze mbimuhereze. Sawa. Karine. Ugiye kugenda ndakurangira. Mama nawe rero haracyari mu gitondo cyane. Ntacyo bibashije nibyo byiza mwana wanjye. Utangira business akira njye. Business. Epfo kuri wa muhanda urasanga umusore uhagaze yambaye ibisengeri umuhereza iyo bari. Okay, ntihagire undi uyiha atari we turavugana kumereza. Ubwo dutangiye business. Genda business yatangiye mwana wanjye turabona amafaranga bihuta. Sawa sawa namuhamagara noneho tuvugana bahageze. Sawa nagucuruza yenda n'ubundi shaje n'amafaranga. Ndabwire ko nahageze. inama ikintu tugomba kurangiza ibintu kumva neza. Tonde. Halo. Yabyemeye. Dore ndamwereje ubu ngubu bagiye kugeraho rwose gahunda nta ibintu byose ubwo byabaye namwohereje. Sawa nari bino nubwo waje mu mipango nyine. Tubona turamukeneye cyane. Sawa murame igisubizo. Sawa. Agende n'ubundi ese nzabaho mu bukene mfite umukobwa amujyana.
Ndeba gutyo sizana amafaranga y'inzu. Amafaranga y'ibiki? Amafaranga y'ibiki? Dore mvuye kurambagiza parcelle ngiye kugura ahubwo sinzi ibyo urimo. Wenda naba ntombonye ukamvira no mu mazu. Kuri ingegera. Ubwo se uwari uzi ko umugabo wanjye apfuye ugiye kunyandagaza ngo ngiye gusohoka. Onuke, webuke ko uri mu nzu ya data sha. Mu nzu ya Sko. Ndakubwiye ahubwo ngiye no kuyigura. Mbwira nimero zawe za telefone nkohereza amafaranga. Mpereza amafaranga hano se. Mbwira nimero zawe za telefone nkohereza amafaranga. Reba inzu ngiye kugura. Ubundi kutanunsanzwe ntabwo rusanzwe ncogwa nyagurira bikote ubwo rero nguje kwishyuza. Amafaranga se yanye ni yarabatunga narakura mu bukene. Soni. Nyishyura sigira vuba. Nyishyura sigira vuba se. Soni wowe. Chaka nyishyure ngewe nkwishyura. Hari undi mvugana nawe. Ndagusetse. Nyishyura se nyine. Ngwa telefone se. Gira vuba se nyine. Niguhereze. Sana se. Inde se. Ninzira nitambuye kumwe wanje gira. Uvuze ngo ndinye. Ari cyo tumvishe se. Uze kuri ingegera. Tuza cyo nkasiko. Ya? Sawa sha, buranda kubonye. Umenye ko utari buyirare mari. Ahubwo mubone ku muryango kandi ari yasko ngusohoremo. Ahubwo urandebera dingo karanco kabagore b'iki gihe noneho we. Haguzi ko nanjye nuko mbaye umugabo naho undi aba abantu mba nsebye. Ewe mugore we. Sha. Chimbere tugende. Niko shano wikanje kuza mu bate. Nainza igikapu mama yaramaye ngo bazanire. Ni wowe. Ahubwo ndakiye ni njyewe. Njyewe wakwitonde. Wanyita Karine. Mandine. Karina. Mama yaguhaye uzariho. Ko mbura utangiye gukuramo. Ndakura muzigo. Umva nje na gahunda dufitanye, umva nje nzanye bag nakindi kinzanya aha ngaha. Urumva? Umuzigo. Umva nje ibyo ngibyo nabyo nsibyo. Dore bag nabazaniye dore ngiye. Umva nje ibi nabyo byanzanye. Wemva ubasha. Alo? Ngo? Ntibishoboka. Bisibi ni ibiki koko? Sawa noneho nari ngiye buretse ngaruke gato ndaje sawa. Sawa.